ruremesha mu ngaruka zo kutishyura ubwisungane mu kwivuza. Hagati aho Pascal arashyize yerurira mukobwa Jane by'amarenga yari amaze iminsi amucira. N'urunana. Ariko uranshakaho iki mukobwa sha? Izina ryanjye baridodeye ku isonga y'ururimi rwawe. Ese biryo wanyumvaga ukanyihorera Pascal? Vera mu nzira sa nyine nigendere n'ubundi naringarutse aha gufata ikote ryanjye. Niba nta muntu mfite wazigira abana ntwite ko nta cyaha bakoze Pascal. Uburansiga nkumbagurika ahangaha uzi uko naraye koko. Winanyibutse ijoro wandaje mukobwa sha. Umva iyo ngira hongera rwose mba nanaguhunze. Nuko inkari zanshize irunguriya nazo ari ikibazo. Ndakwinginze mfasha ameze nabi Pascal we. Ariko se nimba umeze nabi uragira ngo mbikoreho iki? Ngewe Pascal nabaye muganga kuva ryari? Ndabizi ko utari umuganga ariko uri umugabo. Mukobwa Jana rwose niba umeze nabi jya ku kigo nderabuzima ndeke nge kwipakasiriza. Urabona nakwijyana Pascal? None uragira ngo mbigire nte rero? Nsindangiza nyine tujye ku kigo nderabuzima bandebera uko bimeze kuko imisonga imeze nabi pe. Nuko ye komera gusa. Wahamagaye Stefano? Ye mama gare Stefano se muhamagara miki? Icyo utazi ni iki? Amakuru yose ndayafite. Muhamagara guherekeza kwa muganga. Ariko rero Pascal byo kumva babwiruka yagenderaho ntabwo ari byo rwose Stefano. Ewe ubwo rero mwari muzi ko bitazajya kumugaragaro. Umva ububa abonwa n'uhagaze di. Pascal rwose amatiku kamperekeza kwa muganga ko utarebye neza nshobora no kubura ubuzima koko. Nakubwiye ngo hamagara Stefano aguherekeze niwe waguteye iyo nda. Nyamuneka avuga buhoro hatagira umva harabika umugabo w'abandi. Tekeza Nyiramariza aciye munsi y'urugo kumva uvuga uryo. Umukobwa ja narabikubwiye ko ibyaye bizashyira bikajya kumugaragaro. None ubu niho biri. Ashiwe niba udashaka kumperekeza irorerere ariko reka ubwo bugambo bwa budafite shinge na rugero. Ahinya rahira ko imizinga itagiye kuva mu imyibano. Reka nigire kwishakira yo kugura ubugari bw'abana disi we. Umva niba udahamagaye Stefano rero uwo ngomba guherekeze kwa muganga komeza ugaragurika aho ngaho nakubwira iki? Ariko ubwo wakubaza aho wakweye mangamba uruvuga wahavuga Pascal. Inka yarwaje kare. Muracyakora iki hano yemwe ba? Dutegereje mama ngo aduhe igikoma. Ariko Shanduti ubu we na murumuna wawe muri abana badashobora kwisukira igikoma. Mba nabikoze ariko ni mama wabitubujije. Kantengo yateguye bugingo amuha igikoma mujyana ku ishuri mwe muri aho ngaho ngo mutegereje nyoko. None se ko yinjiye mu nzu akambwira ngo mutegereze araje? Cyanda wiha icyo gikoma rero umwe ujye ku ishuri. Hasoni. Nyiramariza. Karame Stefa. Se byakugendekeye bite Nyiramari? Muntu. Burya bya bintu birarangaza koko. Nsanze abantu benshi banyandikiye kuri WhatsApp harimo abo tutaherukanaga rero nuko bituma nandikirana nabo. Mama ufite smartphone? Ariko mugera amabanga we. Waguze telefone ryari Nyiramari? Bega mama warayiguze uraza urayiduhisha? Nta minsi nyimaranye da. Gusa nyine nuko byagaragaye ko hari amakuru ntamenya kandi ifite inshingano zikomeye zo kuyobora koperative. Nuko biba ngombwa ko nyishakisha. Nubundi wari warasigaye inyuma. Bega amahirwe ngize we. Ubu hano iwacu smartphone ebyiri. Ya Kantengwa ni ya mama. Ngiye kujya nzisimburanya. Kumva se ari ya mushiki wawe indi kabi ya nyoko uzazisimburanya ari zawe nduti? Bazajya baniza nkora ubushakashatsi bwanjye. Ibyo byibagirwe ku yanjye rwose nduti. Telefone yanjye si igikinisho cy'abana. Uhore wumve mama. None se uzanga kuniza ngo nyikoreshe umushakashatsi bw'amasomo twiga ibimariye iki? Umugore wanjye abaye umukire mu bandi bagore babakiri Nyarurembo. Ariko ye mbabarira di nimuve muri ayo muze mu igikoma muve hano. Nanjye se wese ukinyoye wabiki? Ubu mbyuke muha mu gikombe koko. Ubonye yaba agacupa nkakagotomera bikamfasha gutangira umunsi neza. Mama urakomeje se ngo ntuzaniza telefone ngo nanjye bimfashe gutsinda neza nk'abandi bana? Bigeze bite muri bwe? Ubu se wowe ntubireba Rureme? Nta kintu uyu mwana ari gushyira mu nda ngo gihamemo. Ubu se noneho ngo ikimugwane? Ntacyo mama ndashaka kwiryamira. Ndakugira nte ko kuba umwana wanjye ko icyo ushize mu nda cyose kiri kugaruka?
ariko se murebwa ye ndakumva. maze kubona ameza atyo koko kucyo utamujyanye kwa muganga koko murebwa ye. Urabona se atari we nari ntegereje ngo tujyane Rureme, none ndumva hinda n'umuriro. Mu nda naho hararya mama. Ayiwe harakurya mwana wanjye, ihangane isa tujyane kwa muganga. Ariko se koko ubwo wabuze ibikiri koko utegesha igare ngo mujyane murebwa ye. Uwo warinze kundageza ngo mve kugemura amata koko. Barangaye rwose. Mbese ko wivugisha ngo ibiceri byo gutegesha igare byonyine nkaho uyoboye ikibazo dufite Rureme. Ikibazo? Ikibazo nyine. Iki kibazo se? Noneho wibagiwe yuko utishyuye mituweli. Ariko se ubwo koko imyaka yose yarishize nishyurira ubusa kuko wajya ngo ushyireho n'andi. Ngo wishyurira ubusa? Nishyura ubusa nyine. Kwishyura mituweli se ni ukwishyurira ubusa Rureme? None se uretse umugwaniza utunguye akarwara twaherukaga kuyivurizaho ryari? Si kera ujya ku bitaro kumubyara. Nuko rero itegure ko ugiye kugera ku kigo nderabuzima bakabanza bakaguha urw'amenyo, ubundi ukanishyura akayabo k'amafaranga. Ese ubundi kubimikiraho nkaho uyoboye impamvu nta faranga rigomba gusohoka muri runo rugo murebwa ye? Ntayuzi? Ndabizi ko wafashe icyemezo cyo kuzigama amafaranga ngo uzagure imodoka, ariko ko aho bigeze umenya uzayigura usigaye wenyine muri uru rugo. Ngo nafashe icyemezo nkaho nagifashe njyenyine murebwa ye? Nukuri sinari ngushyigikiye cyane Rureme, nako rimwe numvaga bifite ishingiro, ariko noneho aho bigeze imodoka igiye kuzadukoraho pe. Kandi murebwa ye ndakumva. Nanga ko twumvikana ibintu warangiza ukampinduka. Ngo hindutse nese kandi? Yewe va muri ayo, gira tujyane umwana kwa muganga dore arahinda umuriro. Ariko se mure ndakumva twumvikane rwose, ubu nta buryo naguha amafaranga ukamujyana ko mbizi neza ko ntari bukira abantu koko ku kigo nderabuzima nima basanga bakavuga ngo sinishyuye ubwisungane mu kwivuza koko. Nabakira urw'amenyo koko. Yego ye, mbese ngenda bari ngiye useba. Turajyana Rureme, singusiga hano rwose, itunganye vuba tugenda ahubwo umwana ataraturembana. Nizere ko utaduhamagariye ubusa nduti. Birumvikana ntiyaba tuje kwikinira umupira ku busa. Ariko se mugabanya amatsiko. Nyine mbafitiye inkuru nziza. Kutayitubwira suka tureba gusa. Ubu tuvugana mama wanjye ari mu batunze smartphone n'ahangaha i Nyarurembo. Nicyo gitumye tubuza kwikinira. Nanjye simbyumva rwose. Uduhamagaye kutumenyesha ko mama wawe afite smartphone. Niba ari ibyo washakaga kutubwira twabyumvise, watureka tukajya kwikinira se noneho? Ahubwo njyewe nagiye, sinarenze ko ushaka kudutesha igihe. Si ukubatesha igihe ariko ngira ngo munyigishe uko mukoresha smartphone. Njye nasanzwe turabimenyereye kuko papa na mama baradutiza. Numva ko ubwo nanjye ngize ebyiri, imwe ya Kanengwa n'indi ya mama. Uzi kuvuga ngo ugize ebyiri nkaho ari izawe? Imwe ni ya mushiki wanjye, indi ni ya mama wanjye. Umva smartphone ni isi, muri yo wahabona ibintu byinshi, umuziki, games, filime, mbese iyo uyifite uba ufite ibintu byinshi mu biganza byawe. Ngore wumve sano, nahise icy'ingenzi nibyo by'imiziki na za games akeneye. Ibyo ni byo bya mbere mwana nduti, habamo udufilime twiza dusobanuye. Sha munyigishe uko babireba, ibyo byose ndabishaka. None se turabikwigisha gute ntayo dufite hano? Icyo nubwira ni uko namwe mu masomo twiga nako hafi ya yose smartphone ishobora kuyagufashamo. Ngize amatsiko yo kureba ibintu byinshi yibitsemo yewe, mumbwire uko nabireba. Keza tuyifite pe. Iyo ufite nabikwereka, naho kubikubwira mu magambo sinabishobora. Ubu se ninyitira mama cyangwa Kanengwa bazemera kuyimpara? Ibyo se urabitubaza twe turabizi. Apo nibaye nyuma nzayicomoka n'abatabizi. Ubwo se watinyuka gutwara telefone ya mama wawe atabizi koko nduti? None se musanze bikomeye cyane ku buryo mutamba ibyo bisubizo Pascal adahari muga? Ibisubizo turabiguha, ariko byari kuba byiza Pascal ari hano umukobwa aja. Erega umenya nararengeje igihe cyo kubyara, akaba ariyo mpamvu bimeze gutya. Oya siko bimeze mukobwa aja, igihe nticyarenze rwose, gusa umugabo wawe arakenewe kandi byihutirwa. Murabizi ko dutunzwe no gukora ibiraka kandi iyo tutakoze tudahembwa muga. Pascal rero ntiyarika ikiraka kandi aricyo kiri bumuha amafaranga yo guhahira abana. Ndabizi ariko ubuzima bwawe n'ubw'abana twite buramukeneye cyane mukobwa aja. Dore ntibameze neza mu nda, ari nayo mpamvu utameze neza. Niyo mpamvu naraye ijoro ryose mpagaze muganga we, nihengekaga bikanga neza.
nuko rero mugomba kwitegura kujya ku bitaro bikuru kuko ntushobora kubyarira hano ku kigo nderabuzima. oya muganga we, mu bushobozi bwanyu bwose mumfashe sinzajye ku bitaro. kandi nkubwira ko ibizamini bagukoreye byagaragaje ko abana utwite batavukira hano Mukobwasha. kubera iki mu ruhanya koko? sinjya mbona kuwa kane dogiteri aza hano, nako na tetireri wanyu yabishobora azambyaze. bishoboka ko kubyariza hano yabikora rwose, ariko ntibyashoboka kuko uzabyara ubazwe Mukobwasha. Yego, ngewe Mukobwajana, ubwo imbyaro mfite urazizi Devo. Nibizo watubwiye ntarwo wibeshyeho se 6 se? Nuko rero izo nshuro zose nazibyariye ku kigo nderabuzima sinigeze mbagwa. Ubu rero niko bizagenda kuko nkuko nabikubwiye abana ntibameze neza mu nda. Nagiye kera ku busamana yanjye we. Niyo mpamvu umugabo wawe akenewe kuko mugomba kwitegura mukagenda bitarenze ejo. Ngukimuga bitarenze ejo mugomba kurara ku bitaro kugira ngo ukurikiranirwe hafi, bityo ubuzima bwawe n'ubw'abana twite budahungabana. Nukuri kunyohereza ku bitaro biragoye cyane muga. Hari abana mfite mu rugo bankeneye hafi, hari ibibazo bihari, nako nta n'ubushobozi mfite bwo kujya ku bitaro. Nta yandi mahitamo Mukobwasha, mu munsi umwe wonyine ugomba kuba uri ku bitaro bikuru. None se ndangamuntu wamaye ni yawe Rureme? Ubona ko ari yanjye se? Yego bafotoye esa n'uraramye, ariko ninjye rwose. Waheruka kwishyura mituweli ryari? Urebye imyaka 3 irashize narayishyuye, hanyuma rwose nta muntu warwaye icyo kora. Sinzi impamvu ndi kwandika izi nimero zawe singubone muri systeme pe. Ariko se kunzi ko icyiciro ngifite. Ibyo byiciro se biracyakoreshwa Rureme? None se bakoresha iki? Systeme imibereho. Ariko ibyo uvuga sinzi ibyo ari byo. Icyo nibuka nuko nibuka ko nari mu cyiciro cya 2, nyuma bakabihindura bakanshyira mu cya 3. Sinjye no kuburwa naburana. Rureme, rero ndabona nkomeza kugerageza kuzana nimero zawe muri systeme ntibikunde pe. Nyamuneka rwose ngiragereza. Dore nagiye ku kigo nderabuzima kuvuza umukobwa wanjye banshaka yabo. Hagize undi muntu urwara mu muryango wanjye, rwose nahura n'ibibazo. Ariko se ubusanzwe umuntu nkawe Rureme, niko tutishyura mituweli koko? Umuntu afite ibintu byinshi ahujyemo wa mwana w'umukobwa we. Ubu rero ntacyo nagufasha pe. Ibiri bukunde se kwishyura mituweli? Ushobora kuba utarabaruje urugo rwawe bityo ukaba udafite amakuru yuzuye muri systeme imibereho. Ibyo uvuga n'ibiki ariko? Ngo imibereho, ngo systeme, ngo ibiki n'ibiki, ibyo se n'ibiki? Urajya ku biro by'akagari utanga amakuru yose y'urugo rwawe muri systeme imibereho, ubone kugaruka hano ngufashe. Kuramfasha ibiki? Barambwiye kubirona no kwishyura mituweli byose bikorerwa ku irembo. Murira cyangwa umbwire. Nuko bimeze rwose. Hari no byikora kuri telefone ye. Ariko bisaba ko urugo rwawe ruba rwanditse muri systeme imibereho. Ubwo rero njye ku kagari? Cyane rwose nabo bafite ubushobozi bwo kugufasha. Ubwo bivuze ko ngiye kujya ku kagari bakampindurira icyiciro cy'ubudehe nkabona kugaruka hano. Kandi nakubwiye ko ibyo byiciro by'ubudehe bitagikoreshwa kuko Rureme. Genda baragufasha kuzuza amakuru akeneye muri systeme imibereho ubone kugaruka hano. None se ko nkubwiye ko ibyo bya systeme imibereho ntabizi, ntusobanure wa mukobwa we rwose uramfasha iki? Nyine jya ku kagari. Nako ibyiza wazindukirayo kuko Sedu ntawe uhari. Ari ku murenge acana mu kanya numva avuga ko batumiye mu nama itegura umunsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake. Ngo umunsi mukuru w'ubukorerabushake? None se kandi bagira umunsi wabo? Yewe, nuko nabyumvise yahamagaraga abayobozi b'imidugudu abasaba kubimenyesha abakorerabushake bose. Ariko ye, haryo wakazi kawe ko gukora mu irembo z'ubukorerabushake? Ibibazo Ruremesha huye nabyo bimusigira ihe somo? Wowe se ufashe izihe ngamba? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.